Ndakubwiza ukuri wo ukurikira showbiz nyarwanda, showbiz mpuzamahanga. Uyu mwaka wa 2023 ni umwaka wuzuyemo urukundo rwinshi, ni umwaka w'umuriro, ni umwaka wa hiti, ni umwaka w'udushya twinshi, ni umwaka wa show. Ndakubwiza ukuri, uyu mwaka abenshi nutadusaza njye nzabe dendo. Icyo nzi cyo uzadusigamo imvune bitewe n'ibimenyetso uba urimo urerekana. Uyu nguyu ni Selina Gomez, haciye imyaka 10, umwaka wa 2013 mu kwezi kwa mbere nibwo inkuru y'urukundo rwa Selina Gomez n'umuhanzi Justin Bieber. Aba ngabo bombi bari abahanzi barimo barazamuka ku rwego rwo hejuru, ku rwego rw'isi, bitabira award menshi cyane kandi amenshi akaba aribo bayegukana. Inkuru yabo y'urukundo rero yaje kuza kujya hanze muri 2013 nk'abahanzi bombi bari bakunzwe muri iyo myaka. Icyo gihe Selina Gomez ari umwana w'umwangavu w'imyaka 20. Icyo gihe yari ku isabukuru yiwe y'amavuko. Selina Gomez atangaza yuko ari umusheri wa Justin Bieber. Icyo gihe ababyeyi bombi babyakiranye ubwuzu bwinshi cyane, dore ko Justin Bieber yari umwe mu bahanzi nabo bakunzwe kandi barimo baniza agafaranga atubutse cyane. Ibyo ntibyatinze, Justin Bieber nk'umuhanzi wikundiraga kwinywera ibisembuye cyane, agakunda kunywa agatabi, iwabo barabyihanganiye. Bigeze mu mwaka wa 2017 biza kuba kidobya cyane mu rugo rwabo, noneho batangira kwiga ku buryo bazabona agatanya. Noneho bigeze mu mwaka wa 2019 Selina Gomez na Justin Bieber ku mugaragaro, inkuru ziratangazwa, abanyamakuru benshi bakozi baba muri wino barandika bavuga yuko umuhanzi Selina Gomez ubu ngubu ari single, mbehe nta musheri afite. Justin Bieber nawe ubu ngubu yemerewe kuba yarushingana n'undi mukobwa yifuza uwo ari wese. Icyo gihe Justin Bieber yahise ajya mu bindi bintu byinshi bitandukanye nk'abandi bahungu bose, kwihangana we ntiyari gutinzamo, yahise atangira guteretana n'abandi bakobwa. Selina Gomez atangaza yuko ibintu byo gukundana abaye abihagaritse, azongera gukundana ikindi gihe kandi najya gukundana azabitangaza. Selina Gomez nawe rero ubu ngubu hari haciyemo imyaka 4 yose nta nkuru yiwe y'urukundo, mbega yisohokana ubwo wenyine cyangwa akaba yasohokana n'abandi basista bagenzi be. Muri make nta wundi muntu abasha gusohokana nawe, yisohokana ubwe wenyine. Muri make nta mukunzi afite. Ubu ngubu rero Selina Gomez umwaka wa 2022 ujya kurangira yaje kuza gushyiraho inkuru ivuga iti njyewe ndashaka yuko 2023 yazasoza mfite umusheri, kandi uwo musheri ndifuza yuko yazaba yujuje bikurikira: ari umutipe wiyubaha, umutipe ugira ikinyabupfura, kandi umutipe uzi gukunda icyo ari cyo, utaje gukinisha umutima wanjye. Muri make uje aje kubaka urugo, pana wa wundi uje aje kunyinisha. Icyo gihe yaje kuza gushyiraho na linki bivuga ati abantu bose bifuza kuba abasheri banjye, umuntu wese wifuza yuko yambera umugabo, umuntu wese wifuza yuko twabana karamata, nkamubera mama w'abana nawe akambera papa wa famiye yanjye, icyo gihe nawe yatanga kandidatire. Uwo muntu wimvamo iyo confidence uje ashaka kubaka. Icyo gihe abatipe benshi baranditse, abenshi barabisaba. Selina Gomez nawe yakira ubutumwa bwinshi bumwereka yuko hari abantu benshi bifuza yuko yazababera umugore, kandi nawe akagenda abenshi abasubiza ko ati wizi criteria ndi kubona hariho icyo itarimo uruzuza, we hari icyo ndi kubona wujuje ariko hari icyo urimo urabura. Icyo gihe Selina Gomez yaracuzinze rero. Ubu ngubu yaje kuza gutangaza yuko ubu ngubu nawe yabonye umusheri umushumbusha, uza kumuhoza agahinda yatewe n'umuhanzi Justin Bieber. Uyu nguyu akaba ari umudj wo mu gihugu cy'Ubwongereza, niwe Selina Gomez yaje kuza kwemeza yuko ari we yabashije kubona wamubera fiance, wamubera umukunzi, wamubera sheri. Ibi ngibi yabitangaje nabwo ku isabukuru yiwe y'amavuko, dore ko nabwo Justin Bieber, uyu nguyu Selina Gomez yari yatangaje yuko Justin Bieber ari sheri wiwe nabwo ku isabukuru yiwe y'amavuko. Uyu mu DJ ni umwe mu ba DJ bakunzwe cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, dore ko ari umwe mu bantu bakora amamix
y'injyana bita amapiyano, kandi akaba ari imwe mu njyana zikunzwe hano cyane muri iyi mihanda ya Kigali ndetse no mu mihanda ya hano ku isi hose. Nakubwira yuko Selena Gomez ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane kuri iyi si ya nyagasani b'abahanzikazi, dore ko indirimbo aherutse gukorana na Rema umunya-Nigeria ufite indirimbo ikunzwe cyane bita Calm Down. Iyi ndirimbo Calm Down bayikoreye remix we na Selena Gomez, kandi ndakubwiza ukuri ko ari imwe mu ndirimbo zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube rwa Selena Gomez, dore ko yarebwe n'abantu bakaba miliyoni 234, dore ko ari zimwe mu ndirimbo zakunzwe hano cyane. Nakubwira ko iyi ngiyi ari Inuma Media, ushobora kanda subscribe ubundi tukajya tuguma tukabana mu biganiro byacu umunsi ku wundi. Wowe wabasha gukanda subscribe ndagushimiye cyane, wowe utarayikanda ushobora kuyikanda ubundi ukanatwandikira muri comment ikintu wifuza ko twazakubwiraho mu butaha, ukanatubwira ikintu ubona tuba twagukoreye nk'agashya hano ku Numa Media. Wowe icyo usabwa ujye udukora muri subscribe ubundi tuguma twimanukira. Ushobora no kudukosora kuri kimwe tuba twakoze ariko kikaba kitanogeye amatwi yawe, ubundi tukazagikosora ku buryo utazongera kucyumva. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane. Ni Selena Gomez.